murakaza neza mu muryango w'ibyegeye. Niba wageze kuri iyi channel rero ibuka kuba wakanda ku ibuto ya subscribe, wibuke no kuba wakora kunzugira kugira ngo tujye tubana muri izi filime zigiye zitandukanye ziba zarakozwe cyane. Abantu benshi cyane bo bazi ko Hollywood ariyo filime itegura amafilime agiye atandukanye rero, ariko Abahinde bari ku mwanya wa mbere mu gutegura filime. Iyi filime ya Pushpa igice cya gatatu ubundi cyaje gute? Iyi ni filime rero yateye urujijo abantu benshi cyane bitewe nuko Pushpa rero aba yibite. Wari uzi ko kise ukuntu bayiteguye, bafashe ibiti bakabishyira muri studio bakerekana yuko Pushpa arimo kubyiba. Zira modoka bari kwerekana ntago ari modoka za nyazo, ni ukuvuga ati washyizeho green kiriya kitambaro cy'inyuma bishobora kwerekana ariko ko ushobora kuba wavanaho background bakagutereka nko mu ishyamba ahandi hantu. Ese cyangwa ariya shyamba wabonaga bari barimo ni ibintu by'ibiti bagiye besitara muri studio kubera ko hari harimo igitambaro cy'icyatsi se cyangwa cy'ubururu bibasha kuba byahana urumuri ku buryo bakoze background y'iyi filime bikagaragara nkaho yari ari mu ishyamba. Abahinde rero bari ku mwanya wa mbere cyangwa bari ku mwanya wa kabiri mu gutegura filime nziza cyane. Wari uzi ko Hollywood nayo izavamo kubera ko Abahinde bari mu bantu bategura filime neza cyane kandi zigakundwa. Reba nk'iyi Pushpa, iyi filime yarateguwe kandi bihagije cyane, yamaze umwaka barimo bayeditinga. Wari uzi ko ishobora kuba yarinjize miliyari 300 z'amadolari. Iyi filime rero yahinduye abantu benshi cyane, bigaragara ko Pushpa bari kurengera abakene se cyangwa mu kwiba ibiti kugira ngo azabashe kuba bagera ku ntsinzi, kugira ngo azabe umukire. Pushpa rero yagiye yigisha ibintu byinshi cyane muri iyi filime rero, nko kuba wagira neza kandi ukayisanga iyo ugiye. Pushpa rero akomeza kuba avuga yuko ko rero haba hari umugabo babahanganye w'umupolisi adashaka ko biba ibiti, ariko uyu mugabo nawe bari mukuri kuko abavuga ko gutema ibiti bya leta atari byiza cyane kuko biduha umuyaga.